Wakoze iki? Nese mukubita isuka. Wayikubise he? Mu mutwe. Hanyuma umwana nawe nuko. Nawe wakubise mu mutwe. TV na Radio 1 turi mu kagari ka Bujyuju ni mu murenge wa Muyumbu mu karere ka Rwamagana kuri uyu wa kabiri tariki ya 24 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 kuri ibi biro by'akagari haberaga imanza ebyiri n'imanza ubushinjacyaha buregamo uwitwa Karamage Jean Claude warutuye mu mudugudu wa Yerusalemu muri aka kagari ka Bujyuju aho akekwaho kwica umugore we ndetse n'umwana we w'imyaka 3 mu gitondo cya tariki ya 12 n'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka wa 2026 nibwo umurambo wa Nyirasengimana Ana Maria ndetse n'umwana we w'umukobwa w'imyaka 3 niyo Gisubizo Delphine basanzwe mu ishyamba ari mu mudugudu wa Yerusalemu muri aka kagari ka Bujyuju. Imbere y'inteko iburanisha Karamage Jean Claude yabajijwe niba icyaha akekwaho ndetse icyaha aregwa n'ubushinjacyaha akemera. Imbere y'urukiko rukakubaza niba icyaha ubushinjacyaha bumaze gusobanura ko wakoze ukemera cyangwa se ugihakana. Ndacyemera. Nagikoze bitewe n'amakimbirane nateranaga n'umugore. Ayo mafaranga nari namuhaye ambwiye ko ubwo namusabye ko yajya atahakare. Yari amafaranga ngahe? Yari 500 ariko nyuma yaho naje kumwakamo 100. Amafaranga yaragumye arayanyima arayabika ambwira ko atazayampa ahubwo ko adateganya no kubana nanjye ko ngomba kuva muri ugo rugo nkareba iyonjya. Wambwira ko igituma ngomba kuva mu iyo nzu ari impamvu z'uko afite ikibazo yuko yabyaye undi umwana kandi nkaba nzi neza ko yamubyaye ahandi tutazabana neza. We niko yambwiraga. Utinze ku cyaguteye ntago uri kuvuga uburyo wakoze icyaha kugeza ubu ntago urabivuga. Uburyo nabikoze birihuta cyane biroroshye. Ibyo dushaka. Ubwo kuwo mugoroba naramuhamagara ko atari buyazane. Ubwo ngewe nahise ngenda njya kumuzana nkuko nsanzwe njya kumuzana. Byari igihe ki? Nagiye nka saa moya n'igice. Zaryari? Za nimugoroba. Naragiye ndagenda njya kwivi mpageze ndamutegereza arambwira ko ari buze saa 4 njya kuzana isuka hano narabishije isuka. Hari ahantu kwivi narabishije isuka. Yego. Narijyanye hano njya kumva amatafari nyibitsayo. Ubwo yambwiye ngo niko nkutera icyuma cyagihe urabyibuka. Ndabyibuka. Wakoze iki? Nese mukubita isuka. Wayikubise he? Mu mutwe. Hanyuma umwana nawe nuko. Nawe wakubise mu mutwe. Urangije kuba kubita isuka mu mutwe wakoze iki? Nicaye aho ngaho. Wabashyize he? Imibiri yabo wayishyize he? Nayigumye iruhande nkago nahavuye. Ubushinjacyaha bwamusabiye ko yahabwa igihano cya burundu kitagabanyije kubera ko ngo uyu mugambi yawucuze ndetse agacura umugambi wo kwica abantu babiri ku bushake nubwo impamvu atanga ubushinjacyaha buvuga ko nta mpamvu n'imwe ishobora kubaho ituma umuntu yakica undi. Umugore wemeye kuva iwabo akaza gufatanya nawe kubaka urugo, kubaka umuryango. Umugore wamufashije mu nshingano zose akamusasira akamusegura agatinyuka akamuvutsa ubuzima biteye agahinda. Karamage Yohani Claude afunguwe burundu bera isomo abanyamuyumbu abanyarwamagana ab'intara y'Iburasirazuba n'ab'igihugu cyacu cy'u Rwanda ko kizira kikaziririzwa kwica kuvutsa umuntu ariko kuvutsa ubuzima umwana wabyaye n'umugore washatse biragatsindwa. Karamage Jean Claude ntiyahakanye icyaha aregwa ahubwo yaboneyeho gusaba imbabazi umuryango nyarwanda gusa asaba urukiko ko rubirebanye ubushishozi rwamudohorera kuko ngo yabitewe n'umujinya ndetse n'uburakari yaterwaga no kuba ngo uwo mwana muto witwa niyo Gisubizo Delphine umugore yari yaramubyaranye n'undi mugabo kabone nubwo bari barabyaranye undi mwana mukuru. Uravuga iki ku gihano ubushinjacyaha bugusabiye? Ndambanza gusaba imbabazi umuryango nyarwanda. Narakosheje umujinya wanteye ibyo ntagombaga gukora. Urukiko kandi rwisumbuye rwa Ngoma kuri uyu wa kabiri nabwo rwaburanishaga urubanza ruregwamo Nyirahabiyaremye Agnes ndetse na Mugenzi Joseph. Abangaba bakekwaho
kugira uruhare mu rupfu rw'umusaza witwa Habufite Jean Pierre. N'icyaha cyabaye tariki 31 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 bibera mu mudugudu wa Gishaka ni muri aka kagari ka Bujyujyu by'umwariko muri uyu murenge wa Muyumbu. Mwiburana Nyirahabiyaremye Agnes aburana yemera icyaha ndetse agasaba imbabazi, ariko akavuga ko ngo yagitewe n'ubusinzi ndetse ngo nuko yari yanyoye inzoga, agavuga ko ngo atari yabigambiriye. Sanzwe tubana, yampaga akazi nkajya gukorayo akampemba ngataha nta kindi. Shingiye kuko najyaga mu kabari kunywa nkataha nkerewe. Gusa uko urukiko rwamubazaga uburyo yateye icyuma ndetse akaza kwemera ko ngo icyuma bicishije uyu musaza Yohani Petero bakiguza amafaranga 500 ndetse abigiriwemo inama n'uyu musaza mugenzi Joseph bakagura iki cyuma bakagigura amafaranga 500. Nibwo twahise dusubira inyuma duca mu yindi nzira y'uruguru turajyana. Nibwo twari turi mu muhanda duhura n'umusaza witwa Munyengabe aducaho. Twari turi kubivuga dutambika. Nibwo twahise duhindura inzira duca ruguru mu muhanda wa leta. Aribwo turi kubiganiraho. Nibwo yambwiraga ati nutaha se buriya ntibiraba ikibazo. Nibwo namubwiraga nti ikibazo ntago cyabura. Nibwo rero yamperekezaga angeza haruguru y'urugo. Nibwo twaguze icyuma kwa ahantu bita kwa Murokore, icyuma cya 500. Icyuma amafaranga wakiguze yavuye hehe? Yampaye amafaranga 500. Nibwo rero nagiye ndakigura ahantu bacuruza iduka kwa Murokore. Nibwo natashye ngeze mu rugo nibwo nasanze umugabo ari kumwe n'abana bari kurya ku meza. Nibwo natambukaga njya hirya mu gikari. Mutuze. Natambukaga njya hirya mu gikari ndicara. Bari bamaze kurya rero nibwo bansanze aho nicaye barambaza ngo uvuye hehe. Nibwo rero twahise ndwana n'umutware duhita turwana biba gutyo nayo icyo cyuma nibwo nari ngifite nahise nyimutera. Gusa bigeze kuri uyu musaza mugenzi Joseph we yahakanye ibyaha, avuga ko ubushinjacyaha bukwiye kugaragaza ibimenyetso bigaragaza ko yagize uruhare muri yicwa ry'uyu musaza Jean Pierre, cyane ko we ngo nta mugambi yigeze agirana ndetse ngo nta n'ubushuti bwihari yarafitanye n'uyu mugore Agnes. Akagaragaza neza ibimenyetso bifatika ko twacuze uwo mugambi atagendeye ku magambo gusa. Umushinjacyaha ibimenyetso wamubajije nabi wasabye mu mazi ibimenyetso bifatika nayo bigaragara ko ibimenyetso bifatika bibuze. Ubushinjacyaha bwasabiye Nyirahabiyaremye Agnes igifungo cya burundu kitagabanyije, ni mu gihe mugenzi w'injacyaha bukaba bwamusabiye ko yafungwa imyaka 25 kubwo kubikitso muri iki cyaha cy'ubwicanyi cyakorewe Habufite Jean Pierre ku itariki 31 ukwezi kwa mbere w'umwaka wa 2026. Amusabira gufungwa burundu. Iburanisha ryanzuwe umucamanza avuga ko urukiko ruzasoma urubanza ku itariki ya 27 uku kwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2026 ndetse izi manza zombi zikazasomerwa mu ruhame nkuko zaburanishirijwe mu ruhame hano mu kagari ka Bujyujyu mu murenge wa Muyumbu akarere ka Rwamagana. Nge nitwa Jean Baptiste Nkurunziza, TV1 mu karere ka Rwamagana.